Muraho neza bakunzi ba STV Rwanda. Uyu munsi tubafitiye amakuru akomeye kuri Pi Network, cyane cyane ku bijyanye na akawunti zizajya kuri Open Mainnet cyangwa muri Open Mainnet. Nk'uko mwari mubizi, iri ni ryo hame rikomeye twese twari dutegereje. Tugiye kuganira byinshi, tunarebe byinshi, tunamenye neza akawunti zizajya kuri Open Mainnet, uko zizaba zimeze, icyo zizaba zujuje icyo bisaba, ndetse tumenye byinshi kugira ngo dusobanukirwe neza. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Gasigwa Emmanuel Kiza nk'uko mubimenyereye. Reka tuhe ikaze kandi umuntu wese wakanze subscribe, tukaba turi kumwe kuri no video. Reka tumubwire ati uri umuntu w'intwari, uhawe ikaze muri kino kiganiro. Reka duhe ikaze kandi nanone umuntu wese wakanze umuntu mushyashya kuri uno muyoboro. Reka tumubwire ati nawe uhawe ikaze ku muyoboro mugari wa STV Rwanda. Turabashimira cyane kandi ko mudahwema kudukurikira ndetse no kutwereka ko muri kumwe natwe mu biganiro bitandukanye tugenda tunyuzaho kuno muyoboro. Ikintu cya mbere rero kugira ngo akawunti ijye kuri Open Mainnet, ni ikintu cya mbere twaheraho ni nko kuvuga KYC, now your customer, mu magambo arambuye. Kubona access yo kujya kuri Open Mainnet ni ingenzi cyane kuba warakoze KYC. Niba utarayikora, ndakubwira ngo wihutire kuyikora kuko ari imfunguzo zo gukomeza. Wihutire kuyikora kuko ari rwo rufunguzo rwo gukomeza muri Open Mainnet. Ndakubwiza ukuri yuko utarakoze KYC, ibyo wakoze byose bisa nkaho ari impfabusa, ntacyo bikumariye. Ikindi cya kabiri aha twavuga kugira ngo akawunti yawe ijye muri akawunti zemereye zizajya muri Open Mainnet, nuko ugomba kuba warakoze account verification. Iyo account verification rero iragaruka kuri iyo KYC yawe imaze kwemezwa. Ni ngombwa kureba niba wallet yawe ari tayari. Uzabanza urebe niba nta makosa ari mu details yawe yose, cyane cyane wallet address. Nyamuneka niba utazi kubireba, ni byiza yuko ugomba kutwandikira muri comment ukatubwira byose. Ikindi cya gatatu ugomba kwitaho ni ukureba neza ko migration, mugomba kumenya ko abujuje ibisabwa ari bo bazahita bemererwa kwimurirwa kuri Open Mainnet. Iyo process yo kwimurirwa irakorwa mu buryo buhoraho kandi bujyanye n'amategeko ya blockchain. Amakuru mashya hashize iminsi hatangajwe ko abakoze neza verification y'ama account yabo bazaba bafite amahirwe yo kujya kuri Open Mainnet mbere y'abandi. Ibi bigaragaza ko Pi Network iri gutera intambwe idasubira inyuma mu gukora icyo twese twifuzaga. Ibi byose bizatuma buri wese ahita atangira kubona ubwisanzure mu gukoresha Picoin ku buryo bufatika. Nitwarangiza tutababwiye ingamba z'ingenzi mugomba gufata kugira ngo mwitegure neza kujya kuri Open Mainnet. Ikintu cya mbere, gukora KYC. Niba utarabona ubutumwa bugusaba gukora KYC, ujya
ureba buri gihe mu app yawe ya Pi Network, hari ubwo ushobora gusanga invitation yarakugezeho ariko ukayisiga utayibonye. Ikindi cya kabiri tutarangiza tutakubwiye rero, inoza umwirondoro wa account yawe. Menya neza ko izina ryawe ryanditse nk'iriri ku ndangamuntu yawe cyangwa passport cyangwa se pasiporo cyangwa se iranuze perime yawe, ujye uhindura ibintu bidahura hakiri kare mbere y'uko igihe kirangira. Ikindi cya gatatu ni uko twakubwira ko ugomba kwitegura wallet yawe. Reka kuvuga ko umaze gukora wallet yawe bihagije, uzabanze ugerageze ko ikora neza kandi ugenzure neza address wayanditsemo muri app ya Pi Network. Iyi niyo izakoreshwa kwimura Pi yawe. Ikindi cya kane dushobora gusorezaho, ikindi cya kane twakubwira ni ugukurikirana update zose. Pi Network igunze gutanga amakuru ku mbuga zabo zemewe nka Twitter, Telegram cyangwa app ya Pi Network. Natwe nka YesTV Rwanda nayo natwe tuzakomeza kubibagezaho uko bihari byose. Ikindi cya gatanu twakubwira ni ukwirinda scam. Ikintu gihangayikishije muri iki gihe ni abatekamutwe babeshya abantu ko babafasha kubona KYC cyangwa Pi ku buntu. Irinde gusangira identity yawe na buri wese. Reba neza uburyo bwo gukoresha Pi Coin. Ubwo OpenMinT izaba ifunguwe, uzashobora gukoresha Pi yawe kugura ibintu cyangwa gukora ubundi bucuruzi. Igihe niki ngo utangire kwiga uburyo bwo kuyakoresha neza mu buryo butuma akuzanira inyungu. Turabamenyesha ko kandi ari ingenzi cyane gukomeza kwihangana no gukorera hamwe nk'abagize umuryango wa Pi Network. Iyi ni intambwe ikomeye izadufasha kugera ku nzozi za buri wese zo kugira crypto ikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Dusoza twabwira ngo turabashimiye cyane, ariko nanone mwibuke gukora subscribe, ukanda like no gusangiza abandi iyi video kugira ngo benshi babashe kugera kuri ya makuru. Mukomeze kandi dukomeze, murakoze kandi dukomeze kujya imbere hamwe na YesTV Rwanda. Turabashimiye cyane ko mwabanye natwe muri no video, kandi nibigushimishije nyamuneka kanda like kandi ubitwereke no muri comment. Niba uri mushyashya nawe twakubwira ati niba unyuzwe n'ino video dushyizeho cyangwa se n'aya makuru dutanze, kanda subscribe kugira ngo n'andi makuru meza yagushimishije, n'andi makuru ashimishije nk'aya nayo azakugereho. Nyamuneka turabasaba ngo mukomeze kubana natwe no kudushyigikira mu biganiro byose dukora, tubabwira yuko ibyo dukora byose tubikesha bamwebwe, kandi tubararikiye video zitaha. Akubwira ati ciao ciao, Imana iguhezagire.